40 yangenze kuri 14 basanga mbere y'ibindi byose hari ukuntu byagize dusuze Murundi inshuti yanjye ku buzima bayemo muri no minsi midanje uziko Murundi cyara yari umugabo wanjye yaranyanze ngo ki oya tumuveho Imana imurebe icyoroshye Imana imurebe icyoroshye nubwo yanyanze Murundi ari umugabo wawe kera Imana imurebe icyoroshye cyangwa azansuhuza Muru Bino umuntu cyense kamera baye nagushyiremo tu. Oya nese atamushyizemo yabiki. Nese yamushyizemo. Uretse nabishaka gushyira urabyemeye? Oya mushyiro nta kibazo. Umusuza neza na rero. Musitesha aho Saudi nabize. Mikoro okay ngo haguruka umusuza basi. Umeze neza nanjye meze neza. Nuko yatwakiriye neza yoho shabara abantu Imana amaje kubakira mu bwami bw'ijuru tubarene imbere ya ndirimbo nubwo ntareremba ya ndirimbo sebubu oya ngo wete gute araruhutse ayiwe ugusuza kuririmba inshuti ya Yesu araruhutse mu gituza cye ayiwe mbaye umuhanzi nta manager nabona umva ngo muhugita ni iki ariko iki gihugu kirimo umutekano mana nyagasani umutekano uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwubawe kuko iyo ibugande bafata umuntu wibyo bakamushyira mu ipine vani Buganda Kongo uragenda ukava nka ukagera hariya sibyo ukava nka hano batugera barabapita oya bari abana biba oya nanjye nizangabo oya ndikuvuga apana za marine zo mu muhanda oya marine zo mu muhanda za Kongo atari marine nyine Cyangwa kandi zakomeze neza uri hose mu cyegete na kanyura sirazubirangira zo amajyepfo amajyaruguru unyiteceketo unyitumwaza cyane n'abana ukirana banyina wiriwe wirwa cyangwa umugoroba mwiza umugoroba mwiza ibihe byiza ndizera ko uri kumwe nabyo cyangwa uhora muri byo shangiye murandi mu bihe byiza gusa si ubwa mbere bakubonye si ubwa yakubonye abantu 12,000 si n'ubwa nyuma bazabona no kubona abantu 12,000 bakurikiranye ikiganiro twagiranye tuvuga kuri kazungu utari kazungu kabigaseka nk'akeza ni kazungu we akabigaseka nk'akeza so chimire abadukurikirana bakomeza kuma imbaraga cyangwa kuma inyunganizi kumbwira ati amakuru ya kazungu trend zose zigezweho ujye ubana natwe ujye buri tayari mba ndi kumwe namwe nitwiza turengwa ko twigishije abarundi mu muzamute abanyarwanda mu muzamute abari muri Canada mu muzamute abagande mu muzamute Saudi Arabia Oman abari mu Busuwisi ko nta pasurama we atabari kazungu oya nta bya kazungu uri muri Oman cyangwa muri Amerika ngo bayi nomero zawe mushaka pass umva this way pass ugushaka ushaka kuguhamagara umuntu ushaka kumamagara akubaza ngo ibyo utangaza nibyo cyangwa sibyo yes 078 umuntu ushaka kumamagara mbaza ngo ibyo uvuga nibyo cyangwa sibyo kandi ugahita unandemera nabyo kumamagara mbaza ngo nabonye nimero zawe ngo ku kiganiro ndemera Kigali byaradukomeranye kazungu arinda kutwica ari muri geza Nyarugenge ntari 078 190 743 kanze subiremo 078 190 743 akoze kundemera please 250 shyireho 7 kuri kizendi mibare 7 4 190 743 yego mutazana no kumbaza nomero ze sibyo agiragire nyine agiragire reka nanjye kuvuga izina hari umuntu reka nsuze umuntu witwa Muhoza narindi nongeye ngugira ute bamuhoza kuri nose babaye benshi yo yabarum ejo rero wa muntu twaje kuganira twaganireho umeze nk'umuntu wagiye gucya tumucika cyangwa ukabara mugenzi wawe kubera kazungu aje ku rukiko arimo aramwenyura aseka yambe wa mupira twavuga ati se urana iriya foto ni ngende twavuga ati iriya foto iragariwe musa uramugabo yarambabaje ejo azaseka uzi umuhamba aze yambaye agapira bamufatanye anaseka noneho 38
tugaruka ku gapira yashaka agapira abeshya abanyarwanda ngo ntago ariwe ngura umupira ariko nanone ntabwo twababeshye kuko kazungu yaje mu rukiko ataragira gute yambaye agapira k'umukara abataramwogosha isi aza kuburana bwa mbere avuga ngo ndabyemera yego nibyo isi yari yarogoshwe ariko rero bamufashe atogoshwe si bamufashe atogoshwe ariko aza kuburana yogoshwe karagapira sibyo ndabyumva karagapira k'umuntu ngiyewe udupira tubiri tw'abana twawe abana b'impanga umwana wawe ndamuzi akambaye k'umuhondo kameze nk'aka kazungu kandi nabo ni inzobe narayitwitse atari kazungu ese nongera kumupositinga akambaye ntabwo bizongera azaba kazungu none se mwana wanjye ejo bundi mu rukiko tajya makumyabiri n'esheshatu ubu turi 29 kazungu uramubonye noneho hari imwe mu miryango y'abandi bantu babonetse bafite umwana wabo wishwe muri bariya bahora barira umusaza bari abantu barira nabo ni abakobwa yego kuririra uwawe ntabwo byakunanira tu nako ntiwanashobora kubyihanganira ariko uriya nawe ni umukobwa yihangane kandi afitemo n'isomo tuzi ko turi kumwe na nyiribambe kandi icyo tuzi twifuzaga nuko yatwakiriye neza mu bwami bw'ijuru yoho shabara abantu Imana amaze kubakira mu bwami bw'ijuru tubarira imbere ya ndirimbo nubwo ntaririmba ya ndirimbo sebubu ngo wete gute araruhutse ayiwe ubwo suzu kuririmba inshuti ya Yesu araruhutse mu gituza cye ayiwe mbaye umuhanzi nta manager nabona Yesu ndamweme ko ni Imana Imana Yesu impamvu nemye ndirimbo ibanza bayita sebu muzajya muri vidimate mu downloading yitwa sebu umwana wa mama we tuzahora tukuzi kandi tuzi ko nzira twese ari imwe kazungu sarabizi ntabyo azuramuhamba mwese namuharimo kuyinirangire ariko nabyuka nkumva ngo muhugita ni iki ariko iki gihugu kirimo umutekano mana nyagasani umutekano uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwubahwe kuko iyo ibugande bafata umuntu wibyo bakamushyira mu ipine vani buganda Kongo uragenda ukava nka ukagera hariya sibyo ukava nka hano ugahita ugera hariya ugasanga abatipe babandi twita inaha bariwe abamarine b'imboba ariko atarabo mu ntuza apana andi banyabugogo bashikuza abantu oya ndi kuvuga nyine marine za Kongo atari zira zo muri akogenzi marine zo mu mazi nizo mu muhanda mana abatipe mu munasi bahita marine barabapeta oya bari abana biba oya nanjye nizangabo oya ndi kuvuga apana za marine zo mu muhanda oya marine zo mu muhanda za Kongo atari marine nyine z'igihugu marine nyine zo mu muhanda yego mwana uva nka ukagera nka hariya abatipe bicaye ku muhanda afite n'ibondo yego rato niki yego uramwihorera ndaza kumuhanya nk'abari basanga ari bene baba bagira ngo rwankwita uraswera rwanya twikomereze noneho uva nka hano sibyo ukagira nka hariya abantu batipe bicaye ku mihanda bafite n'imbunda none cyanangaje nigeze ku Gigoma umuntu araza atwaye imodoka akaviyora ibyapa akajya n'ibiki bagahita umuntu umupolisi yo guhagarika imodoka abamaze kujya ku ruhande igahagarika bati impereza nyine niki kandi mu Rwanda mu Rwanda ahubwo mu Rwanda uzi imyaka bagukatira mu Rwanda bahita bakwemeza kandi u Rwanda umutekano warwo mwana reka mbwire twe tuba mu gihugu cyiza
cyiza pe. niyo mpamvu nifuza ko mu kwa kane uyu musaza uyu mujene ubu noneho papa wacu ubundi gutora ari ibikumwe bibiri biremera nyine ugashyira bigoye niyo mpamvu nahita mbikubitaho ngewe nahita mvuga ati ni we wanjye ariko ni we wacu n'umugabo kubera ko ujya kwerekwa mu nzego harimo ibisambo ariko perezida akababwira ati gutya na gutya bikaba birafashwe none ikintu reka ngive muri cyo kiganiro nyakubahwa perezida wa repubulika iwacu ni Nyamirambo muri Nyarugenge warakoze cyane kuba waratwemereye isoko rya Biryogo isoko rya nk'uko hasuye wanyuraga muri Kafurizo mu Biryogo kuba wararyemeye ko uzaduha isoko ryiza hagiye kuzamukamo isoko rya danje ry'icyerekezo turagushimira umubyeyi wacu ariko wenda tugikomereza aho ngaho iminsi 30 Kazungu yakatiwe waranyuzwe nk'umuntu ufite amateka kuri Kazungu isange ntago nanyuzwe uretse ko nyine ari byo twavugaga iki gihugu ni cy'umutekano ubundi uriya mugabo nta nubwo akwiye no gukatirwa iminsi 30 se yiki n'iyiki ubundi niba yarisha abantu barenga 11 agakomeza sibyo agakomeza kugeza ageje kwa 14 buriya sinabo yishe bararenga 14 iminsi 40 yamugereyeho tubona 14 ariko abandi ntabwo tuzi ko byifashe 40 yageze kuri 14 basanga mbere y'ibindi byose hari ukuntu byagize dusuze Murundi inshuti yanjye ku buzima bayemo muri no minsi midanje uziko Murundi cyara yari umugabo wanjye yaranyanze ngo iki oya tumuveho Imana imurebe icyoroshye Imana imurebe icyoroshye nubwo yanjye Murundi yari umugabo wawe kera Imana imurebe icyoroshye cyangwa zansuhuza muru bino umuntu cyense kamera maye nagushyiremo tu oya nese atamushyizemo yabiki nese yamushyizemo uretse nabishaka gushyira urabyemeye oya mushyiro nta kibazo umusuhuza neza na rero aho sawundi ndabizera yo mikoro okay ngo haguruka umusuhuza basi umeze neza nanjye meze neza ndaje tuza neza Murundi ni umwe mu nshuti zanjye ni umwe mu ba bro tubara muri byinshi bigiye bitandukanye Murundi ni watumye nkunda abarundi mpamvu sister avuze ngo Murundi ni inshuti ye no ko hari igihe kimwe wenda yagufashijemo mugenda byari bikomeye kuri wowe hatajya ubyumva kumva ngo ni mu rukundo oya ufasha yafashwa kubera ko abantu badukurikiye hari abantu bajya bamfasha ntazi yego ariko babakorera ijuru ntago gufasha umuntu ari ngombwa kuba umuzi wapi oya we ni ufite umutima ufasha umuntu mufashe ntabwo ugenda ngo ndamuzi ngo cyangwa se muzi ntabwo biba ari sawa sibyo so Kazungu arakatiwe iminsi 30 y'agateganyo Kazungu abonetse imibiri humvikamo imibiri abantu ugera muri 2 yandi yari yavuze yatetse inyama akazishyira muri sima amagufwa agacocagura bikagenda ukundi Kazungu arasetse mu rukiko arasema makuru aseka ngo iranse ko kuri Kazungu yitubwireho n'abari abantu bandi yishe 12 ubwo ne 14 urukiko rukomeza kuvuga ngo iminsi 3 y'agateganyo umuntu yemera icyaha birakwiye sinzi iby'amategeko ariko koko niba umuntu wemera icyaha akaterwa iriya minsi 30 y'agateganyo ariko si mwana abantu bashinzwe nyine birahagiye babyitanga abantu bashinzwe iby'ubutabera yego ubutabera biha situzi ngo ubutabera minizo wati bukora gute ntabyo tuzi ariko turi gutyo tuba turi aho twasamye twivugira nyine amarangamutima twanariza biraho ariko bihangane baduha ubutabera muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ubutabera nyine nyabutabera ubutabera kuri we n'ubuhe wifuza kuri Kazungu ubutabera kandi sinjye nyine n'abantu yiciye cyangwa se umuntu wigeze ugera mu maboko yakamucika nta kindi kintu yakwifuza uretse gukatirwa urwo gupfa rero baduha ubutabera kabisa sinizera ko umuntu bahaye umuntu wemera icyaha bamuha gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo ese ndamaze iyo 30 y'agateganyo nirangira bazahita bamukatira burundu bazamukatira rwo kumwica ubundi se hari ikintu cyadutse n'aha mu Rwanda
nako mu butabera babakatira 30 y'agateganyo akamara imyaka 2 cyangwa 3. Titi Brown se Titi Brown amaze imyaka ingahe? Arubwo ubutabera afite ariko ari kuri 30 y'agateganyo amaze imyaka ingahe? hafi imyaka 3 igiye gushira 3. ese ubwo butabera turabwita iki? Ntabwo tuzi wagwane n'ikine. Ntabyo tuzi kabisa. Umwana baduha ubutabera batagendeye ku cyo turi. Kimwe kiravanga ikindi. Kimwe kikavanga. Tudurabone kubyinana n'umuntu we nitwabyinana. Twabyinanye rimwe. Tuzanabyinana. Wese abantu bose murabyinanye nabo bazi. Niba muzi. Umuntu naza geta nterinda bazavuga ngo isi yakabyinanye na Eme. Ngo ni wamuteye. Uyamutinde byose bibahe. Ikimenyetso nyamukuru bari bafite. Ariko akarota kandi karakamera. Mwana ibyo nyine nibyo dushaka kubabarira pe. Mwisi bihangane batworohereze. Mu butaka. Mu butaka twese turangana. Mu ijuru. Twese turangana. Ibikorwa byiza wakoze nibyo nibibi. Bazaca ku munzani. Cyangwa iyo ugiye gushesha ifu. Urumva ufata akayunguruzo ugashyiramo. Hari imyanda iva mukajya hasi n'ikajya hejuru. Ubwo mwisi uko bimeze. Mwisi barayungurura. Mwisi no kuvuga ngo ibyo bintu umwanda mwisi twamubara nk'umukene. None baratsa gati cyera barakoresheje niki? No. Umwanda mwisi twamara nk'umukene. Umukene no umwanda se? Uzima muvuze ati mwisi abazajya mu ijuru. Hari abakoze neza itarimo umwanda. Imana izayungurura. Ni ukuvuga ngo rega muri iyi si abakene badufata nk'umwanda. Ariko ni twebwe. Ndakubaza uzake kwaka ahantu akazi cyangwa ubufasha utambaye uko nguko wifunze sha ugenda usa nabi pe sanga nanabwire ntari biri ko wabura wifunze ntari ngo batangiza mishije Kigali bakunda umuntu usa neza. Yego uzafata uko kuntu wambaye uguhindure nambara inconcabare inconcabare ko nambare nabi imyenda bisobanutse cyitse imeze nyine ibintu ubona nawe bidafite famille ugiye kwaka ahantu akazi harenze bone ko bakaguha ariko usubireyo wambaye neza bazakaguha. Turacyakomeza kwerekana ibisanisha n'ibya kazungu. Wakoze ibikorwa byiza azajya mu ijuru azajya mu kuzimu cyangwa mu rutazima. Ese reka tujye ku rundi ruhare rw'abakozi b'Imana njye mpora mbona babateka mutwe n'abandi batandukanye. Ese abakozi b'Imana barimo barabwiriza abantu cyangwa barimo baraba abantu hafi cyangwa batanga ibitekerezo. Ubundi bibuka kuvuga ati abafite imitima mibi y'ubwicanyi n'ubugambanyi muyamutekereza ko isatari yacu kwera nawe ari abateka mutwe izo nama ntibazifite. Izo nama nazo nabo ntazo bafite kuko nabo ubwabo ntago bari seriye. Umuntu arakuzana ngo aje ngo kugusengera agahita akubwira ngo kugira ngo ubone umugisha ashyiremo utuzi kugira ngo nyine aguhe umugisha agatera utuzi mu gitsina. Ngoki wamukobwa umbabarira nabonye content ivuga ngo aba pastor 12 boza ibitsina by'abagore. Uwo ni umugisha babaha niki? Se nago byumva bajya muri komate batubwire. Mutubwire we. Nago tuvuga byinshi timo tujye ku musozi kiganiro gusa rero ngo wenda timo turasoza. Wabonye abavandimwe babuze umwana wabo Kazungu yagize gutya akivugana. Wabonye byinshi bigiye bitandukanye byavuzwe kuri Kazungu. Bajye ukurikira komantere z'abantu bafite ibyo bavuze kuri Kazungu. We komantere ni yisigaye kuri wowe. Sa komantere natanga wa mugani ura mubyeyi mama Eric ura mugabo akwiye kubazwa amaraso yabo bishe nyina akabiryozwa tu. Kanze ngusubiza mu kanya gato. Yego ntago kuvuga ngo bamukatiye ngo 30 y'agateganyo kuko nyine nk'abaturage tutaza amategeko ntago bitunyura.
ntabwo bitunyura pe. icyifuzo cyawe wifuza ko bamukatira igikintu si icyifuzo cyanjye njyenyine, icyifuzo cyanjye ni icyifuzo bose muri rusange, abo mu Rwanda, abo hanze y'igihugu. Okay, bashyiraho rest in peace, bashyiraho umusaraba dupfundikire, ariko ntabwo dushyingura nde Kazungu, ntabwo nzaba mpari. nzajyayo. Uzakora iki numara kugerayo? Nzashyiraho igitaka cyinshi koko, kandi bazamushyingura n'ahantu hatagomba gushyirwaho amakaro. Kandi bazamushyingura ahantu hadakwiye gushyingura, adashyinguye abandi. Twe tugomba gushyiraho itaka, hadashyingurika abandi. Wenyine. Reka azapfa bamushyire muri shitingi bajugunye iyo ngiyo. Yatunukira. Ariko barenzaho itaka ntabwo yanuka. Nzaba muri abo bantu bazarenzaho itaka, nzajyayo. Eme, nimba ntacyo urenze ndagushimiye. Urakoze cyane. Naganiraga na Eme, umwe mu bakobwa bafite bashuti be bahitanywe na Kazungu, umwe mu bakobwa bari bazi Kazungu, umwe mu bakobwa bakurikiye ibya Kazungu. Reka nkomeze umuryango wabo bakobwa babuze bitabye Imana, n'imiryango yabuze ababo, ndetse na mama Eric, umuhungu umwe mu bantu 13 muri 14. Okay, reka nshimira yokuye Hasani yarari ku majwi n'amashusho. Reka ducumbikire ahangaha, gahunda zigene gukorana n'umusore ni ikibazo cyo gikomeye.